niba n'abariya basinze inzoga bagera igihe za nzoga zigashira. Ariko ikibazo nabonye uyu munsi ni uko itorero rifite ibibazo by'abakristo basinze amagambo. Uwacuruje inzoga yungutse, biramutunze we n'umuryango we, bimufasha kugera ku cyo yifuza. Ariko undi we yakoze akabari k'amagambo, yirirwa distribuwa aho adahembwa, yirirwa yatambagiza aho batamwishyura, ndetse naho batamukeneye akayagemura, akagenda yikoreye amagambo. Utakurusha gusenga ntakagukange, ntakagutere n'ubwoba. Ariko nugira ibyago akaba kurusha gusenga, rizaba rihiye. Nibatambewe ayitambawe ayitambawe amaso ayitambawe ayitambawe ayo mashyi n'ibintu zitacitse, akaba ikibyimba kiri mu kwaha, akaba nta serumu urimo mu bitaro, ukaba utari muri gereza. Komera Imana amashyi. Mbabarire undebe unyitegereze, kuko uyu mwanya hari icyo Imana igiye kunkoresha ku buzima bwawe, hari icyo Imana igiye kunkoresha muri aya materaniro, kandi kuba maso. Aleluya. Murimo kumbona. Niba hari n'ikibazo dufitanye, ijijishe, sibyo? Ijijishe byibuze tuze kubisubiramo tugeze hanze. Ariko hano turi imbere y'iki? Y'Imana. Mu magana menshi y'abanyabyaha yanoranijemo ngo mbishutiye, narabohowe ndamurerembera. Haleluya. Agana menshi y'abanyabyaha. Haleluya. Wambishutiye, narabohowe ndamurerembera. Haleluya. Mu magana menshi y'abanyabyaha yanoranijemo ngo mbishutiye, narabohowe ndamurerembera. Zaburi nyishimo mutima wanjye. Imana ishimwe cyane. Ibibazo nibituze Mana nkukorere, intambara nizirangire Mana nkuvugire, amaso nahumbye turebe imbere. Haleluya. Muririmbyi yuzuye umwuka araririmba ngo ariko ngo nimuze dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu, kuko nizakora iki? Imirimo. Haleluya. Izirukana Satani, nimara kumwirukana itegeka isi yose, kandi natwe tuzanesha nidusaba, kuko Imana yacu igira uteyemo igitwumva. Bwira mugenzi wawe ngo irumva. Aleluya. Munyemerere manze nshima Imana. Ndashimye Imana ko yaturinze, ndashimye Imana ko yaduhaye igitondo cy'umugisha nk'iki ku buryo budasanzwe. Hari abana nifuza ko tuza gufashanya muri uyu mwanya mwiza wo gutambira Imana. Aba nibo bakozi b'Imana. Haleluya. Muvuga ngo bagitwaza, babazarenga bagitwaza. Muvuga ba Apostle Mignone, abangaba barenze ba Apostle Mignone, uko abana bikinyejana. Haleluya. Bara barimo barakora umurimo wabo ryari uyu munsi, ariko abangaba nabejo. Haleluya. Imana itugirire neza cyane. Aba bana ndabakunda cyane, uburyo bakorera Imana bibarimo ndabakunda cyane, uburyo bavugira Imana n'imbaraga zabo ndetse n'umuhate wabo bose. Salomo niwe wavuze amagambo aravuga ngo abana ngo mujye mubatoza. Haleluya. Ingeso nziza aba arizo bagira gute bakuriramo. Imana ihabwe icyubahiro.
reka umuyobozi wabo abaterere ya korasi nziza maze bayinezererwe. Tambira Imana we, tambira Imana Satana babare. Harajyamo uwitwa Debora, arajyanamo n'uwitwa Teta we. Abasigaye mukome mu mashi, bari hehe we, bari hehe we, nibatambe we, nibatambe we, ayitamba we, ayitamba we, amashi, ayitamba we, ayitamba we, ayo mashi n'ibintu bizitakitse, akaba nta kibyimba kiri mu kwaha, akaba nta serumu urimo mu bitaro, ukaba utari muri gereza. Komera Imana amashyi. Tambira Imana ngaho nibasohoke, tambira Imana shanse yinjire. Arajyanamo n'uwitwa Shema we, abasigaye mukome mu mashi, bari hehe we, bari hehe we, tambira Imana Mariko yinjire. Arajyanamo n'uwitwa Shanse we, abasigaye mukome mu mashi, bari hehe we, ayo amashi bayigurize izabishura, nibatambe we, ayitamba we, ayitamba we, tambira Imana bose bayitambire, tambira Imana bose bayitambire, bari hehe we, nibatambe we, nibatambe we, nibatambe we, bari hehe we, bari hehe we, bari hehe we, mubaha amashyi, mubaha amashyi. Amen. Haleluya, 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 ayitamba we, ayitamba we, ayitamba we, ayitamba we, nimukunda Imana sema amen, amen, nimukunda Imana sema haleluya, haleluya, nimukunda Imana sema oh haleluya, kongere haleluya, ongere haleluya, ongere haleluya. Reka Debora nuriya mugenzi we wambaye intuza umupira w'umweru bagaruke bakurira Imana ubwatsi. Shema nawe ngwino ubafashe gukurira Imana ubwatsi aba bakobwa. Nukuri pe Imana muyikurira ubwatsi. Reka abakobwa bayikurira ubwatsi, uyu musore nawe reka azabafashe. Shema ngwino bafashe gukurira Imana ubwatsi. Karibu karibu. Tambira Imana, tambira Imana we, Tamba, tambira Imana ibyawe bisobanuke, tamba, tambira Imana, tambira Imana we, tamba, tambira Imana Satana babare, tamba, tambira Imana Debora yinjire, tamba, tambira Imana Shanse amusangemo, tamba, bari hehe we, tamba, bari hehe we, tamba. mubaha amashyi, Ayo mashi, mubaha amashyi, ayo mashi, bayigurize dukomere Imana. izabishura, Ayo mashi, bari hehe we, bari hehe we, amashyi, amen, ayitamba we, ayitamba we, ayitamba we, amen, ayitambire izabishura, ayitamba we, ayitamba we, amen, ayitamba we, ayitamba we, amen, bayigurize, amen, haleluya, haleluya, amen. Imana ngaho nibasohoke, tambira Imana Shema yinjire, tambira Imana Yani amusangemo, abasigaye mukome mu mashi, mubaha amashyi, Amen, mubaha amashyi, amen. bayigurize izabishura, bari hehe we, bayitambire, nimutambe we, nimutambe we, amashyi, Amashi, amashyi, ayo mashi. Oh, haleluya, haleluya. ayitamba we, ayitamba we, haleluya, 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 tambira Imana bose bayitambire, bari hehe we, bari hehe
amen amen amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nezejwe Imana mu mutima wanjye kandi nukuri Imana ndayikunze. Imana ibahereza umugisha, abana bayitambiye nanjye ndabagurira ikintu. Haleluya. Mukunda iki mwango mbagurira akantu? Imbada iyo bayita made in Kinigi. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Baze kumbwira bose bayitambiye. Imana itugirire neza. Manjije kubashimira n'umuyobozi waba ari Kasenge cyane. Nabonaga hari dayimoni uri kuguhiga kandi azanye n'inda y'umwijima. Usenge cyane. Ibi ni ibihe byo gusenga kuko Satani arimo guhiga, Satani arimo gushakisha. Uramenye, umenye uko ugenda, uramenye, umenye uko wirinda. Satani arimo aranyanyagiza. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Mfite ibyishimo bidasanzwe ariko mbabarire ntunzanire Satani. Ngo nuko ngo ahageze Imana itugirire neza. Ngo nuko ngo agize ute ahageze ngo arasenga. Ngo amaze gusenga ngo nuko ngo ibyuya biramanuka. Ngo ariko ngo bimanuka ngo bivanze n'iki? N'amaraso. Noneho ngo yasenganaga umubabaro hariya mu gashyamba ka Getsemane. Haleluya. Ngo agarutse asanga bigishwa basinziye. Noneho barimo baravurura. Yesu aravuga ati aba nibo twatindanye, aba nibo twagendanye, aba nibo dusangiye umubabaro, aba nibo dusangiye kubaho. Hari ijambo Imana imaze iminsi ishize ku mutima wanjye, kuko ntago ryaje mu gitondo ahubwo rimaze iminsi. Iri jambo nararisengeye, maze kurisengera Imana mu burenganzira bwo kurizana. Haleluya. Burya mu buzima abantu bagira ibintu byinshi bibadandabiranya, ariko cyane uyu munsi ndashaka kuvuga ku businzi. Haleluya. Uyu munsi ndashaka kuvuga kuki? Ku businzi. Iyo mvuze ijambo ubusinzi, abantu benshi bahita bumva ndururu umunini, abandi bakumva za dondo ubwongo, abandi bagahita bumva icyuma, abandi bagahita bumva mukubita umwica, murangize rwose, abandi bagahita bumva sike ubusinzi. Ubusinzi hari amazina menshi abantu babwita, sibyo? Kubera hari n'ibisiri, hari abasindishwa n'itabi, hari abasindishwa n'amagambo, hari abasindishwa n'ibiyobyabwenge mu buryo butandukanye. Ariko ubusobanuro bw'ubusinzi ni igihano umuntu yiha ku giti cye ngo ubuzima bwe cyangwa se yongere yumve ibizungera bimujeho. Ni igihano umuntu yiha ku giti cye ngo azungerere, adandabirane. Haleluya. Inzoga ziraryoherera, abantu bigeze banywa ku nzoga. Inzoga zirasharira cyangwa zinararura. Haleluya. Rero iyo umuntu yihaye igihano cyo kugira ngo azungerere cyangwa adandabirane, aragenda akavuga muzane n'irindi ndanywa icupa paka ricuramye. Haleluya. Mu by'ukuri aranywa akazungererwa, ariko iyo bukeye asanga ari wa wundi. Iyo bukeye rero agasanga byibuze atakomeretse ngo abe yaguye muri rigore. Iyo akangutse agasanga batamusatse bamukureho utwangombwa, udufaranga, agatelefone, avuga ati yo nuko hangova ya danje. Ugasanga noneho hatangiye kuboneka ingaruka z'inzoga. Ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, ibice 5 ku murongo wa 6. Reka turebere hamwe ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike, ibice 5 ku murongo wa 6. Haranditswe ngo
nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso twirinde ibisindisha. Nuko rero nitumere nk'abandi, ahubwo tube maso twirinde ibisindisha. Dusimbuke twongere dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 5 ku murongo wa 11 haranditswe ngo bazabona ishyano abasindurwa no kuvumba ibisindisha, inzoga zirasuzuguza. Aleluya. Inzoga zirasuzuguza kandi inzoga zirakenesha. Inzoga zikenesha umuryango. Inzoga zitandukanya abantu bari bakundanye. Inzoga zitesha agaciro. Wari uzi ko inzoga umugabo ayikura mu icupa yarangiza ikamuvana mu bagabo? Wari uzi ko inzoga umugabo ayivana mu iduka yarangiza ikamutesha agaciro muri karitsiye? Aleluya. Reba, turimo tuganira ku jambo ibisindisha. Ntabwo wakwihereza igihano cyo kunywa inzoga ngo uzageraho icupa ricurama, ntabwo bishoboka. Inganda zikiri gukora. Ubu urafunga Skol, urafunga Bralirwa, urafunga za Musanze wine, urafunga Urwunge, urafunga kwa Nyirangarama. Inganda ni nyinshi cyane. Uyu mwanya wavuga inganda z'inzoga bwakwira bukagira gute bugacya. Aleluya. Ahubwo twe n'imiryango yacu tubanye gute n'ibisindisha? Aleluya. Twe n'inshuti zacu tubanye gute n'ibisindisha? Nigeze mbona umugabo, aleluya, nigeze mbona umugabo ahembwa, yahembwaga 420, agahita aca hehe mu kabari. Murimo kunyumva neza? Noneho ageze mu kabari ahura n'amahirwe make, bamufata video. Bamaze kumufata video, hari abakobwa babiri beza bamwiteguye ngo akihagera bamwumvisha uburyo ari bo bari bategereje. None nawe akaba yizanye afite amafaranga 420. Nawe ati muzane rimwe, bararizana. Yewe muzane n'irindi, barazana. Abo makobwa ati no sitwe ntago dusomaho. Arasoma, ariko nyina anagusengerera. Abakobwa barangije bamusomesha ibiyoga bikomeye. Umugabo arasinzira ata ubwenge. Amafaranga bayamukuraho kwanza, itumanaho barimukuraho tena, ibyangombwa babimuvanaho. Barangije bagira nka gutya baritahira. 420 yaratarayakoramo, yaratarishyura, yarataragira ute. Urumva yari yavanyemo ya transport imugeza hehe? Aho ngaho ku kabari. Yesu nashimwe cyane. Noneho umugabo atashye, madame ati sheri, uraza amashuri y'abana afite ikibazo. Sheri, urabizi niturishyura inzu. Sheri, umwenda wancikiyeho. None turabigenza uti? Ngo nyirunkuru si ugira gute, si uyibara. Umugore yicaye mu rugo abona video irimo irukanga kwikoranabuhanga, abona umugabo w'uburyo yari ari kwinywera inzoga, uburyo bamunywesheje inzoga, uburyo bamutwaye amafaranga, uburyo bamutwaye telefone, byose arabibona. Arangije ngo ngiye kubashaka, ati ndica umuntu kubera ibisindisha. Arababona se bari bamwiteguye, we ntiyarabizi. Imana itugirire neza cyane. Bibiliya itubwiye amagambo meza cyane hano. Aleluya. Bibiliya itubwiye amagambo meza cyane ngo nuko twe gusinzira nk'ababandi, ahubwo tube maso twirinde ibisindisha. Kiba n'abariya basinze
inzoga bagera igihe za nzoga zigashira. Ariko ikibazo nabonye uyu munsi ni uko itorero rifite ibibazo by'abakristo basinze amagambo. Uwacuruje inzoga yungutse, biramutunze we n'umuryango we, bimufasha kugera ku cyo yifuza. Ariko undi we yakoze akabari k'amagambo, yirirwa distribuwa aho adahembwa, yirirwa yatambagiza aho batamwishyura, ndetse n'aho batamukeneye akayagemura, akagenda yikoreye amagambo. Mutandukanye ubu businzi. Mwe yadandabaranyijwe n'inzoga, yayakoreye aravuga ati umugabo azira icyo akunda, ni icupa ndarisoma. Undi we nta kazi agira, nta hepfo nta na ruguru, nta n'ahafite yacukura ikijumba, nta n'uwamugirira icyizere ngo amubwire basi nyikorerera n'aka kantu kageze hara ndaguhana 200. Akazi kiwe ni ka mudomo, akazi ke na kumunwa, aracuruza amagambo, yasinze yasizoye, yatokombotse, yahiye yatokomoye, yahiye yacumbetse. Aleluya. Koko iri juru ririho ry'abanyamagambo, iri juru ntarihari. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tuba maso twirinde ibisindisha. Aleluya. Mu bantu bavugisha ukuri ba mbere bakubwira ko umusinzi ari uwa mbere, kuko iyo yayihaze ikimuri ku mutima arakikubwira. Ariko abantu basinze amagambo yo bayahembutse barabeshya, batangira guhimba ibinyoma, batangira gusenya bagenzi babo, batangira kuvuga nabi abo bakorana, bihakana umuryango, barihimbaza, barirarira, bigira abantu bakomeye, bigira abantu b'ibitangaza. Aleluya. Mutandukanye ubusinzi. Mutandukanye iki? Ubusinzi. Kwitorero rigiye kuzamuka, Yesu aragusanga he? Yesu aragusanga he? Aragusanga mu banduye, aragusanga mu bejejwe. Aleluya. Muririmbyi yararirimbye ngo ngewe nzaririmbira Imana, kuko n'abaririmbira icupa nabo bararirimba. Urumva hari abaririmbyi babiri, ko habonetse n'uwa gatatu, undi wari kuririmba amagambo. Arungukira he? Azavugwa he? Azibukwa he? Ninde wamurengera? Ninde wamwibuka? Imana itugirire neza cyane. Nabonye ku ngaruka nyinshi cyane rero zijyanye n'inzoga. Hari uguhera mu bupangaye, turi kumvikana. Yenda umuntu akorera 5 ati nzabona mu inzu ya miliyoni 10 bice mu zihe nzira se, reka nisomera icupa n'ejo ruzaca Imana. Agatinda mu bupangaye kubera kwica intege mu mutima we, kandi mu by'ukuri 5 yagomba kuryaho, akanywa n'iryo cupa, akanizigama, akazubaka n'inzu. Birashoboka? Wijya kunywa icupa rya 3 kandi ukorera 5, wanyoye n'irya 200 se niba ribaho, cyangwa irya 300. Yes, economy. Mugabo niba azazira icyo akunda, menya urwego rwawe uriho. Ariko abantu bafite utubari tw'amagambo, mbabwire ngo twasenyutse mu izina rya Yesu. Twahiye. Imana yadusuye muri iri joro, iradusenya, irangije iradutwika mu izina rya Yesu. Muhaguruke mujye mu kazi mukore, naho gukora mu kabari k'amagambo no, Imana yabyanze. Muririmbye yaririmbye ngo sinzicara abandi babiba, kuko nanjye nzabiba nkabo. Ubwo bazaba basarura n'ibyanga no kwera bakarumbaguza, nanjye nzarumbaguza. Aleluya. Abanyamagambo rero ntibaguce intege. Tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo mu bibazo ufite. Mu kazi kawe tumbira Yesu, niwe gisubizo cyawe
mu ngorane urimo uracamo. Mu rugo rwawe tumbira Yesu, haleluya, niwe ufite igisubizo waburaga. Mu kazi kawe tumbira Yesu, mu mashuri urimo kwiga tumbira Yesu, mu rubyaro rwawe tumbira Yesu, ndetse mu ntekerezo zawe tumbira Yesu, haleluya. Abana bahoze baririmba ngo ku birenge byawe Mana, haleluya, niho natabariwe, kandi amarira nazanye ntabwo ariyo nagize gute natahanye. Ko hari icyo bibuka nawe, kuko ntacyo wibuka uyu munsi. Imana itugirire neza cyane. Njya mbwira abantu kenshi ngo ntago dukennye ubutunzi, ntidukennye amafaranga, ahubwo dukennye ijambo ry'Imana. Kuko niba umuntu ukundi icupa atarirara, igihe yakoze n'igihe atakoze, igihe yahembwe n'igihe atahembwe, afite abo bamugirira icyizere se? Afite ahaba inyangamugayo. None utekereza ko hakenwa amafaranga cyangwa ubutunzi? Abantu dukennye ijambo ry'Imana. Aleluya. Imana yaravuze ngo nimugaruka abari nge mugarukira. Aleluya. Naho mwatinda mu bihe nimugaruka abari nge mugarukira, nimwacika intege nimugaruka abari nge mugarukira, ndetse naho isi yabakurura ariko mugarutse abari nge mugira ute mugarukira. Imana itugirire neza cyane. Ndashaka kukubwira iri jambo rivuga ngo Yesu ari hamwe natwe, ngo atugirire neza. Yesu ari hamwe natwe ngo ahindure ubuzima. Hari ibyatudandabiranije mu buzima bwacu, hari abo twiringiraga batuvuyemo, hari abo twizeraga tubafite nk'inkingi ya mwamba. Satani bari yazana arayishegeza, arangije akubita hasi, arangije aririmba intsinzi. Ubonye ko amaboko yahagutse n'inkingi zahagutse, nawe ucika intege, ariko mu ijuru hari Imana. Hahandi naho wabona urugo rwatembye rwatembagaye, mu ijuru dufite Imana. Naho wabonye ibisenya ubuzima bwawe, akazi kahagaze, abana barwaye, umugabo yabaye wo mu kabari, ariko nkubwire ngo humura, mu ijuru dufite iki? Dufite Imana. Akunda icupa ku rugero aho kugira ribure, yanakwemeza agakesha akiri kurisoma. Niba hari ibintu Imana yashobora, nabyo yabishobora akarivaho. Basi se byakunda, byakwemera? Aleluya. Ndamubwira umugabo kunywa icupa si ikosa, ahubwo ikosa niryo yarenza kuri iryo cupa. Arambwira none ko birivuga ngo vino ni umukobanyi, kandi ngushukwa nayo ngo ntago agira ute, ntagira ubwenge, none kibuze kuba icyaha gute? Ndamubwira niba umugabo wawe yarizeye uko agakurukwa akababayeho gutyo, utekereza ko uyu mwanya mu myaka 2 cyangwa 10 mumenyanye, uzanye imbaraga zo kumuhindura mu myaka 30 yamaze afite ibyo byiringiro bye? Umugore arambwira turambeshye. Ndamubwira reka nguhe igisubizo. Weho niba ufite gahunda yo kumuvana ku nzoga birashoboka. Kora bije, kora umushinga. Aleluya. Wikumva ko inzoga zizamubakura, ahubwo zimwegereze na bugufi. Aleluya. Pfuka musenge, bwira ati Imana, izi nzoga n'umugabo simbikeneye, ubitandukanye. Nkeneye umugabo wanjye, ntago nkeneye umugabo n'inzoga. Aleluya. Nugera ku ruhande ukabona na 5 uzirya kundi uzari mu ati sheri, iri cupa ndibonye nabonye ntarihitaho, urimugurira rimwe, umubwira ati ariko ibyiza sheri, naho warangura akabari kose ukagashyira aha mu rugo ukazinywa turi kumwe tuganira, byanshimisha kurushaho. Aleluya. Umugore arambwira ati ngo izo mu kabari nizo ziryoha. Ndamubwira ziryoha gute se? Ku ruganda ruzikora ari rumwe,
aho ngaho wumva ko ziryoha naho zitaryoha ku idepo baranguriraho kwa rimwe, uruganda rwazikoze kwari rumwe, nta birenze. Aleluya. Umugore arambwira ati mfasha dutegure uyu mushinga. Aleluya. Umushinga turawutegura. Noneho umugabo aragenda nk'uko yajyaga ajya gusoma. Umugore yarazi zanywa niza akunda. Aje ati yo sheri uzi ko nari nakuguriye inzoga none ahubwo wagiye kuzinywa yuzuka mu izo nakuguriye. Ati sha nta mugore wangurira inzoga nyimwe. Urumva umugabo aramubwira ni ngewe sheri wawe, ndakara ko mu mara yawe, ni ngewe kagufa ko mu magufwa yawe, ni ngewe wabaye uwa mbere mu bagore bose bo kwisi. Ngo ngwiki ntuzanywiza abandi bagore bakuguriye ariko ngewe ugomba kuyinywa. Umugabo ati reka da. Arangije ahamagara kuri nyina w'umuhungu. Araza aravuga mama sheri wanjye anywa inzoga kandi yanywa niyo naguze none yanze kuyinywa. Umugore nawe icyo gihe yiyemeza no kunywa inzoga kugira ngo yereke umugabo urukundo amukunda, ko atatuma abagore bandi bazimugurira nawe ashoboye kuzigura. Baranywa. Umukecuru ati mwana wanjye kuki wababaje umukobwa wanjye wabitewe n'iki? Icyo akuzanira ujya uracyakira kandi cyakirana umutima mwiza. Noneho burari mureke mbabwire ijambo ryitwa amasengesho ni inkota ityaye cyane. Wa mugabo ahita avuga ati yo ati ariko sinzi uko byari byagenze. Inzoga nawe atangira kunywaho. Noneho sheri we juste madamu we yarazi amasaha agiraho mu kabari, nawe akamutanga mbere icupa hararira umbwire nkuzanire n'izindi muri firigo zirimo, hari n'izishyushye izo ushaka usoma. Aleluya. Ariko icara naha ngaha nkukora inzara, we mushyushye utuzi nkora umugabo wanjye inzara. Uranyumva? Umugabo ariho arasoma icupa, umugore nawe amuganiriza. Igihe kimwe aza kuba ariko sheri ubundi izi nzoga waziretse koko? Mu kabari yishyuraga nk'amakesi 3 buri munsi, mu rugo atangira kujyanwa amacupa 4, 6. Aramanuka agera kuri 2. Umugore ageze aharambwira ati Ezekiel ndabyemera ko kamasengesho nta kintu adahindura. Ndabyemeye ko kamasengesho nta kintu adahindura. Yari afite umushahara, abantu bamwe inzoga bajya bagira n'akazi sinzi ahantu gaturuka. 600 arenga buri kwezi yamugwaga mu ntoki mission itarimo. Amafaranga bayateranije mu gihe cy'umwaka umwe batangiye kubona amapariseri ameze neza mu mujyi. Aravuga ati nanjye ndashimye Imana ko nanjye mbonye icya burundu kinyanditseho. Haleluya. Ariko uzi kumara imyaka 4 ukorera kwambara ipantaro, ishati nziza, umupira. Aleluya. Ariko hagiyemo ijambo ryitwa amasengesho, nukuri icya burundu kiba kirabonetse. Ahita afata ideni ry'inguzanyo rya miliyoni 10, ahita atangira no kubaka. Uyu munsi ntabwo agipangisha. Aleluya. Uyu munsi ntabwo akigira ute, ntabwo agipangisha. Yishyura ishuri ry'ibihumbi 200 arenga ku mwana mutoya afite witwa mukuru. Bakarya, bakanywa, bagakemura n'ibindi bibazo, kandi mbere ntibyavagamo. Umuririmbyi yuzuye umwuka araririmba ngo aho Yesu yageze hose ibintu birahinduka. Haleluya. Amasengesho y'umunyakuri ngo niyazana ibisubizo iyo yasenze agize ute, yizeye. Yesu wacu nashimwe cyane. Birashoboka nawe ko wari ufite ingorane z'ubusinzi, wari usindishijwe n'ibisindisha,
twabonye ko ibisindisha byari byinshi, amagambo yakurambika hasi, itabi ryakurambika hasi, inzoga zakurambika hasi, n'ibindi. Ariko birashoboka ko nawe hari ibyari biri kukudandabiranya muri iyi minsi. Reka nkubwire ngo tubitumemo uyu musongo witwa amasengesho. Uzatinya umuntu wasenze, yaba yayisenze mu gitondo, yayisenze saa sita, yayisenze nimugoroba, yaba yiyirije ubusa, uwo muntu uzamutinya. Utamutinya uzaba uri gushyira ubuzima bwawe mu bibazo. Utakurusha gusenga ntakagukange, ntakagutere n'ubwoba, ariko nugira ibyago akaba kurusha gusenga, rizaba rihiye. Haleluya. Senga, usenge ku manywa, usenge nijoro. Imana ijya yumva umuntu wayisenze, Imana ijya itabara umuntu wayisenze. Naho waba wasenganye intege nke, naho waba wirije umunsi umwe gusa, naho waba wapfukamye iminota 20, uko nguko wabyizeye, wabyiringiye, Imana irakumva, Imana irakugirira neza. Reka mvuge ku kamaro k'amasengesho n'abantu batatu ukwiriye kubaha mu buzima bwawe. Amasengesho niyo abasha guhindura ibintu kandi akanarema ibindi. Haleluya. Umuntu wasenze, haleluya, yaba ari umwana, haleluya, yaba ari umuntu mukuru, yaba ari umukobwa ufite amasezerano, yaba ari umusore ufite amasezerano, yasenze iki? Imana. Uwo muntu uzamutinye ndetse umugendere kure. Birashoboka ko mwakwirirwana uyu munsi yambaye ubushwambagara, ariko bwaca mu gitondo ugasanga Yesu yakivivuye. Haleluya. Ugasanga Yesu yagize ute? Ugasanga Yesu yagize ute? Ugasanga Yesu yakivivuye. None nuba wariringiye ibihe? None niba wariringiye amagambo? Niya waramukinnye ku mubyimba? Haleluya. Erega bajya bavuga ngo uzapfa utabyaye ukabyara bagihari kuko wasenze Imana. Bakavuga ngo uzapfa udashatse mariage ukayikora ku manywa saa 7. Haleluya. Izuba ryavuye neza, bakazamura ibiganza, haleluya, ugasezerana imbere y'Imana, imbere y'abantu n'amategeko, haleluya, kuko wavuganye n'Imana ko buzakorwa. Abandi turiya ntiyabaho ngihari, bukongera bugacya, n'ejo bugacya, n'ejo bundi bugacya, kuko wavuganye n'Imana nza kurinda. Haleluya. Umuntu wasenze mwabantu mwe, umuntu wasenze nagahebuzo. Ngewe umuntu wasenze njya mwubaha. Umuntu wemera agasiga ibyo byose akajya imbere y'Imana akavuga ngiye gusenga, uwo muntu ndamwubaha. Haleluya. Dore undi muntu wa kabiri ntajya nkinisha, ni umuntu wize. Umuntu wagize ute? Umuntu wize ashobora gushomera umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 10, 15, diploma yimanitse yibitse, ariko ngo buke mu gitondo ku mwaka wa 16 ahure n'Imana ije gutabara. Imodoka y'akazi ako kanya nyine ntibisaba ko yaba yarayikore kuko yarize, yarayiteganyije. Imodoka y'akazi, ibiro, inzu y'akazi, ibyo kurya, ibyo kwakira abashyitsi, itumanaho. Ariko Mana, mu gitondo kimwe, si ibitondo 2, mu gitondo kimwe bugacya, amateka yahindutse kuko uwo muntu yarize. Haleluya. Mukirigwana musangira itabi, nuko atakangaka byaranze, mugakurura itabi rwose mukumva nta kibazo, haba hari n'inzoga mukanywa, ati rwose urugwari rumeze neza, mukongera ati rwose uyu mwenzi niwe, mugashyira aho ngaho. Haleluya.
ukamusuzugura kuko mwambarana bodaboda, ukamusuzugura kuko mugendana yambaye kamambiri ariko amanitse diplome ye hehe mu rugo, uriya muntu nawe ntukamukinishe. Isaha n'isaha, umunsi n'umunsi, Imana yahindura amateka kuri we, abantu bakumirwa abandi bagatangara kuko Imana hari icyo yavuganye nawe, hari n'icyo yamubikije. Aleluya. Reka nze mbabwire umuntu wa gatatu. Umuntu wa gatatu ni umwana muto. Aba bana mubona basuzugura ngo dore uko kireba, hajya ubwo muragira ngo arebe uti ngo dore uko gisa, yaba afitanye amakimbirane na se ngo dore uko kireba nka sati tu ati vaho ngaho. Aleluya. Abana ni umugisha. Ibibazo ufitanye na se cyangwa na nyina ntaho bihuriye n'umwana. Umwana nta ruhare yabigizemo, uko niko yavutse, uko niko yakuze, uko nguko niko arimo kwerekeza he imbere. Aleluya. Umwana rero ushobora kumusuzugura mu gitondo, ukifuza byibuze ko yanagukiza iry'umunsi umwe akakubwira ngo dore uko gisa. Imana itugirire neza cyane. Hari umwana umwe yitwa France, iwabo ni hari hepfo Rubavu, muranyumva. Yavukaga mu muryango si uw'abakene si n'uw'abakire, ariko nyuma baje gukira cyane, muri kunyumva. Noneho ise yari yaratabawe n'umumama w'umushi hariya muri DRC, kiriya gihe cya genocide. Bariganye, yumva ko hano barimo kwica abantu, araza aramurekipera, yifita afite amafaranga, famiye imeze neza, aravuga runaka twiganye ntiyapfa ndeba, aramurekipera aramutwara. Ndi nawe aravuga ati nge ndumva kabisa ntajya kureba, reka nzagutunge twumbere umugore. Nuko sibabanye. Umuryango w'umusore ntiwaza kuzakunda wa mugore ngo ni mugufi, hazamo amatotoloji, deni buri wese agashyiraho A B C D E, nuko ariko uwo mugore hari ikintu kimwe namubonyemo, yubahaga Imana, yagiraga urukundo, yagiraga impuhwe muri we, yagiraga imbabazi ku rugero rudasanzwe. Aleluya. Noneho icyo gihe baza kubyarana abana 9. Ise wa mugore aramufasha, abona n'akazi, aba directeur general wa kiriya kibuga cy'indege cyahariya Igoma. Arakiyobora rwose, imyaka n'imyaka arakiyobora, babona kudufaranga, bagira ubuzima. Mu Rwanda haboneka n'umutekano, amahoro abaho, bagira ute baragaruka, baza hehe mu Rwanda. Aleluya. Noneho ba nyirasenge b'abana bajya bababona ngo basi ngo Kabila yiba ametuleta ndani, wangalia tu mtoto na masikio ya kuanguka chini, ishiwe ni nini hii noneho uwo mwana yataha akabibwira mama we, amubwira ati mama ko ngeraga kwa bashangazi bakambwira gutya ntibampe no kubiryo ndashonje, bimaze iki, bisobanuye iki? Mama akamubwira ati horere mwana wanjye, ntukazajya uragendayo nawe kenshi, sibyo? Noneho umunsi umwe nyirasenge, mwumva igitangaza, arangije aramubwira ati France, iyo wirebye ubona uri umwana nk'abandi, ntekereza kuri nk'ikizanano nyoko yatoraguye aho tutaza agapfa kukuzana ukitirirwa papa, niki nuko umwana wacu naragowe ngaho. Umwana w'umuhungu ararira, nsubiremo ngo ararira, abura uwamuhoza. Arangije ajya kureba mama. Agiye kureba mama aramubwira ati mama
ngirende nkora iki? Shangaza atinyuka mbwira aya magambo. Basi hari undi papa mbwira, burasha abana b'abahungu na ba nyina mujye murabitondera. Aramuganiza neza, aramubwira ati impore, nta wundi papa wawe uhari nuriya. Amafaranga arabura, amashuri arahagarara, nyina arangije akora umutwe. Urangira nkunda abagore barwanirira rero abana babo. Nyina akora umutwe, ahamagara musaza baramubwira ngo mfasha ndebe ko umwana ajya kwiga. Mu rugo nta mafaranga, nta mibereho, nta buzima, nta cumbi, abamukubise ibihumbi bitatu by'idolari. Arangije umugore ntiyareba ko mu nzu bashonje. Arangije ahaha mw'ibyo kurya, andi yose arayasevinga ngo umwana ajya abona minerivare agiye kwiga. Sibwo umwana yize hariya, abaratsinze, babonye Bruce imujyana he mu Bufaransa, akurikirana gutwara indege. Ariga arakomeza ajya no muri Amerika. Umwana bararangije, ubu uyu munsi aba hariya muri Amerika nawe atwara indege, mwizi indege z'intambara. Muranyumva neza? Noneho umwana kumbi yarakagendanye, arangije aravuga ngo mana uzamfashe shangazi wavuze ko ntakwiriye kwiga, atari ngiye ukwiriye kubaho, byibuze azamboneho ndi umuntu wakwifuzwa n'abandi. Abantu bajya basengera abanzi babo ngo bapfe, ngo kiragapfa kirakagira ute, sha ntago muzi guhima. Ugira musengero umubwira ati Imana iguhe umugisha, yongera iguhe kuramuka. Uyu mwaka uburyo nuzaza uburyo, maze Imana izanyuze kugira neza kwayo mu maso yanjye. Nawe ukiriho ureba, ukireba, ukibona. Maze umuhungu arangije mu mafaranga ya mbere yahembwe, arangije ahita aza yubakiramo nyina etaje kwanza ya nivo izo 3. Aramubwira mama muve muri bwa buzima. Yari yaratandukanye na ahita zarabahuza, ahita nasabira sina none akazi. Mbwira papa ntago wabaho uri umushomeri, genda mu kazi. Haleluya. Arangije abagurira imodoka, nyina afite imodoka 3 agendamo. Ise nawe afite imodoka 3 agendamo. Barumunabe yahise abigisha amashuri akomeye. Ni ukuvuga mu rupangu rwabo haba hari nk'imodoka 9. Muri etaje nivo yo hasi ni sale yo gusengeramo. Haba hatanditsemo icyo bita imikeka, harimo amabiburiya y'ubwoko bwose. Ukeneye Bibiliya ntagatifu, ukeneye Bibiliya yera, ukeneye Bibiliya ijambo ry'Imana, yewe na Korani kubumva icyara, Bibiliya z'amoko yose muri icyo cyumba cyo hasi. Ubwo ni nko muri kave, amatara ahora yaka, aho hantu iyo uhicaye ntiwakwifuza no kuhava. Ngewe najyaga nkunda kubasengera cyane iminsi myinshi, nkababwira Imana izabagirira neza, nkababwira Imana izabagirira neza. Nubwo muri kurira, ariko aho mwabibye imbuto ziri kuzamuka, amatunda agiye kuboneka. Mwihangane, ntago muzabaho uko abanzi banyu babishaka, ahubwo mugiye kubaho uko Imana igize gute ibishaka. Igihe cyose uko nabaga mpari, Imana yampaga ijambo ry'ihumure ngo mbahumurize. Twava muri kave tukajya hejuru, tukajya kunywa amata, umubiri ukongera ukazahuka. Haleluya. Hashira nk'iminota nka 30, umukozi akaza, none Zekiri twateka iki? Samaki zirahari, hene zirahari, inyama z'inka zirahari, lape, agakwavu karahari, sinzi wowe, na mikenke irahari, makayabo nta kibazo. Wajya kure wowe babibwira
nkibaza ndarya iki, byose ndabikunze ndabikumbuye kuko ntaho mbibona. Tujye twemera ubutayu turimo. Aleluya. Nkamubwira ngo ndimo ndihuta, gahunda yo kurya ntayo mfite. Ahubwo nkabwira Mera ati mumfunyikire hari nk'amakayabo nkangahe nk'5, nshobora kuza gukora ubugari ngeze mu rugo. Yesu nashimwe cyane. Umunyarwanda yaravuze ngo ntawe urya akaryoshye mu rugo rw'undi. Ifunguro ry'umunsi umwe ntirizaguteranye n'abantu. Bakamfunyikira narangiza nkagira ute, nkataha nkigendera, nkajya gutekera iwanjye. Nose ubwo bamfunyikiye ayo makayabo 5, urumva nayarya umunsi umwe. None bazana ku isahani amakayabo 5 se. Mwagiye mumenya ubwenga ariko. Gapfunyikisha nose birahari. Hari umwana mutoya na mama n'abakozi, abandi bose bari ku mashuri mu Budage, mu Buyapani, hehe. Muri babana 9 mbabwira mu nzu hasigayemo umwana umwe, nawe ntekereza ko ubungu ashobora kuba yaragiye. Mwumva ikintu cyaje kumbabaza kurusha ibindi rero. Wa muhungu yaragiye apanga igikapu cy'amafaranga, amadolari. Arangije ahamagara famiye yose, banko, kwa papa, kwa mama, bose arabahamagara, muzaze duhurire hehe i Kigali, hoteli barayitegura buri kimwe. Ndashaka ko uwo munsi tuzakora celebration, tukarya, tukanywa, tugasabana, tugashima Imana. Tipe azana ibikapu 2 by'amadolari. Bingahe? 2. Ariko abo bantu yaratumijeho nta waruza amakuru. Barangije baragenda bakodesha amakwasiteri nk'10. Imiryango yose barapakira na ba masenge barabapakira. Bagira ute? Barazamuka ni Kigali. Umwana w'umuhungu yaje mu ndege ye bwite. Uranyumva? We yasabye uburenganzira hano ku kibuga cy'iwacu, arabwira ati nzagera aho ngaho buri kimwe, ibyangombwa byuzuye yarabifite n'ibiki byose. Araza abageze kuri airport hariya, imodoka zari ziteguye zimuvana aho zimugeza ku hoteli. Abo bandi bari bahageze, turi kumvikana, nabo baraza basanga umuhungu yaharaye rwose, ameze neza, ari kumva amahumbezi yo mu Rwanda. Bimeze gute? Aleluya. Urumva umuntu twari indege niyo abishaka yari gusaba n'umukazi bakaba banamutizaniye, ariko hari muri Amerika biremewe. Ni nkuko hano wajya mu isoko ukagura igare ryawe nta muntu uguhagaze hejuru, nta muntu utera A cyangwa B. Hari naho gutunga indege ntago ari ibintu bihenze cyane kuri nivo ye. Noneho rero bajya mu gisare kinini rwose, kinini cyane, bakidekoye, ibyo kurya, ibyo kunywa, ibintu byose. N'abakunda imitobe ihari, abakunda gahiye, mbese buri wese yisanga uko abyumva n'uko abishaka. Haleluya. Ariko umva igitangaza cy'Imana ngo gikinguke rero. Nuko bamaze kwiyakira, buri wese ari kumva ibyishimo n'umunezero, bamugwa mu gatuza. Yo, ni wowe nitwari tuguherutse. Abandi ati twabonaga amafoto, abandi ati twumvaga ijwi. Yo, bamwe baragwata, ariko Mana wagize neza. Haleluya. Ariko maze n'amasenge nawe yarahari. Yaragize ute? Yarahari. Imana itugirire neza cyane. Noneho yari afite secretary, yarangiza agahera hariya. Wowe harya ndakwibuka, aba n'abahungu baba abakobwa n'iki n'abuzukuru. Yego, niki uri kumva twagufasha? Aleluya. Niki uri kumva twagufasha byibuze ngo mu buzima witeze imbere cyangwa si wakwishima? Mbo ndati ewana nge nta nzu mfite, nta byo kurya. Urazi ko nari nzi gutwara imodoka zigezeho ni nka kwasiteri wama nk'imwe, nkabona n'icumbi, naba mbonye ubuzima. Ntawe yigeze abwira yego secretary kugira ute, yari kwandika
amazina runaka, akajya ku wa kabiri, akajya ku wa gatatu, akajya ku wa kane, akajya ku wa gatanu. Nuko ba bantu bose babahetuye barangiye, nuko arababwira rero mutahe, nzongera mbavugisha ikindi gihe, hanyuma ubwo tuvugane turebe niba hari ikintu twafasha, niba se ku byo wasabye twagabanya, niba twakongera nta kibazo. uri kumva? Abana ati twari tuzi ko agiye kuduhereza, none dutahe. Aleluya. Noneho muri ako kanya babona undi muntu ati ibyo kurya byongeye byabonetse, mwicare murya. Ati wa, barongera bararya baranywa. Ati basi turye dusinde duhonoke, n'ubundi nta kundi byamera. Basi nose yatujugunye mu ibyo kurya n'ibyo kunywa, nta kundi byamera. Kumbi yarabahaye ako karepo, arimo afunga buri wese kado yiwe. Aleluya. Arangije arahamagara runaka, bujya kwa Steri gura ngahe? Ati gura $80,000. Inzu iciriritse hariya nziza yo kubamo nangahe? $30,000. Akaba yishize mu $, akira. Ahera kuwa mbere amubaza dukora iki? Si inzu washakaga, si imodoka washakaga, bihagaze amafaranga ngahe? Amuhereza $. Wowe amuhereza. Abana arabaremera, famiye yose ari kwa papa we, ari kwa mama, arabaremera. Ageze kuri wa Nyirasenga aramubwira ngo shangazi, ntibigeze wifuza ko niga, kandi binabigejejweho n'amashuri, sinaguha ku musaruro wayo rero. Shangazi nuko yatashye, yahise agwa muri koma, ntiyigeze atahana n'abandi. We yahise atahira mu bitaro, kwanza bamusize i Kigali mu bitaro. Arangije nuko abandi bataha, imodoka bari kuyikubita isi hafi no kuyivanaho ibiyo n'ibirahuri ngo babimene, kubera ibyishimo n'umunezero. Ntiwambwira umuntu watashye ntana none atahanye $100,000, $100,000 harabitahanya. Nk'abo bari basabye amamodoka, amazu, harabagiye basaba amazu bagatahana nka 30 cyangwa se 50. Noneho shahu kuri uwo munsi ngewe sinabimenya ngo baranshaka barambura, nanjye ngo bangirire neza. Nza kubyumva yagiye, mama warambwira ngo humura, twamubwiye kuriho kutapfuye, ikintu tugiye gushakana uburyo bwo kubahuza. Icyo gihe mama wahita Kinshasa. Kuva uwo munsi kugeza ubu sindongera kumubona. Haleluya. Ariko amasezerano y'Imana ntabwo agera, ashobora gutinda ariko akazasohora. Buriya hari umunsi uzagera nanjye rwose $1 nkarikirigita mu izina rya Yesu, kuko sinigeze nanga amashuri ko abana biga. Oya, nta nubwo nigeze nanga ko abantu baronka imigisha. Rwose mukungahare mugere kure. Imana yaguhaye ibiguhaye, ikugiriye neza ibikugiriye neza. Ndagira ngo dusenge Imana rero bene data, ariko bigira ikintu bikwigisha nanone mu buzima bwawe. Twige kuvuga neza, twige gukora ibintu byiza, twige gutegura ejo hacu hazaza, kandi tubikoresha umutima w'iki? W'urukundo. Ibaze Masenge ngo akukire inda, ntibigeze bamutangira ku cyo kunywa cyangwa ku cyo kurya, ariko nawe atahana ibyo. Yatahiye inda, mu gihe abandi batashye ibipangu baravugurura, abana barahatsa, abandi baragura bashyira imodoka mu muhanda. Uyu munsi ubukungu bwababayeho nk'ikirondwe kunka. Imana iguhagurukirize nawe umuntu w'ingirakamaro ku buzima bwawe, kandi Imana igutegurira umuntu uzakuzirikana n'ejo hazaza. Aleluya. Reka dusenge Imana. Uri kumva hari icyo wari ukeneye mu buzima bwawe? Ukeneye umuntu w'inshuti y'ingirakamaro.
ukeneye umuntu uzirikana, ukeneye umuntu ubabara ku bwawe akishima ku bwawe. Uwo muntu Imana iguhuze nawe, uwo muntu Imana imukwegereze, uwo muntu Imana aleluya. Muhaguruke, ariko muhaguruke twishimire Imana. Nta kundi byamera, twe dukwiriye gushima Imana. Iri mu kazi ko kutugirira neza, iri mu kazi ko kudusetsa, iri mu kazi ko kuduhezagira, iri mu kazi ko guhindura ubuzima, iri mu kazi ko kuduhereza imigisha. Mana turagushimye, kutashimye ko duheranwa n'ubusinzi, ahubwo ukadusindisha umwuka wawe wera. Uwo niwe twuzuye uyu mwanya. Twibuka imirimo n'ibitangaza wakoze, twibuka imbaraga ugira uko bukeye n'uko bwije, uko uhindura ubuzima bw'abanyamasengesho, ugatabara abantu bize, ukarengera abana. Natwe turagushimye Mana, nguze ku buzima bwacu, uze ku mibereho yacu, uhereye none n'ibihe byose urakoze. Amen, amen, amen.